you're a bad guy. ariko sheri igihe witeguriye ntabwo urasoza ngo tugende njye urabizi neza na kera ko karabati meze neza none se urabizi ko ari akazi iyo umuntu atazindutse washiduka banaguhahira mvuye gumayo ariko aya amazi twavoma amazi ari ubimari meze ibyo kandi wanze uvoma amazi kuko hari n'igihe dusanga yabuze amazi ashobora no kubura turashize none byapasi turashize none byapasi turashize none byapasi turashize none byapasi Yesu. It was at this moment he knew. He f***ed up. turashize none byapasi twagiye mu kazi gerageza ariko nawe ugire vuba byose si wowe witegura ukagira ngo ni umukobwa muto ushaka twagiye tureba nawe banakwirukana se gusa sigaye ugira ikigo igipolisi kirakabura twagiye rero kuri kumagarika urabona natinze kujya mu kazi urugendo umagarika mu nzira n'ukuntu wanirije mu rugo ndashaka kunyara byihutirwa yego genda nyine gira vuba ndabishaka byihutirwa gira vuba nibanyirukana uyu mubyibuho ufite uragira ngo ugabane kwihute hute usobe vuba gira vuba uri motari uri inyeshyamba urindi ufite ubwenge bwibutse uzi ko umwana akurusha ubwenge abantu babiri buretse kuvuga abantu babiri ni akasike aha ni muri Uganda ni muri Kenya ariko safande afande koko afande iki ariko aha ngaha turi ko nawe bizi neza nawe mbabarira ndebere iki cyaha nawe cyagutsinda nukuri do ndebera nukuri cyakansinda se asiransigira abantu babiri none mwe muri batatu ubwo se mukoze impanuka ariko afande we hariya nta kibazo hajya hagira hariya kuri Yesu umuntu wajyanye ubu wasanga ugiye kubatamira umutari n'umutana no gutamira cyamama nayo mu biforomo mubajemo reka nkwereka kugira ngo mane rwose ngenge kutwereka yabizi nawe mu birora wambaye kandi munsi y'umukandara nta cyubahiro kihaba hitamo umwe muguhe nanjye ntwari umwe umugore wanjye sage kuko mufite umugore wanjye giye hano kwihagarika tumura papa we nakwandikira afande uranyandi do mbere yo kunyandikira byibura warebe do ndebera nukuri ndeba nawe ndeba isine abirabura we amabara yose ahubwo so bajyana
no kuvuga ngo ahantu nari bajyanye ni hariya hirya nagiye kubarwa babiri mani ndaguhakama ariko babiri siko babasha mbuzwa n'ikisi mbyutse na madamu nta no kuma nabwo yaguhaye ameke ko yaheruka nijoro reka ngwinde yabukuru dore rafanda yamaraka nyubaye hitamo ushaka gusa bose ese nawe wari uraje dore umukobwa n'uwo mu gipangu muraziranye we muraziranye noneho reka mbabwire madamu reka aze mugeze ku kazi ndahita mbasanga wowe genda umuhurike wituze uwo n'uhisemo nta kibazo sinabikubwiyaga nawe wamagarikaga wabibonye wamagarikaga wabibonye afande sawa ubwo ngubwo banguka Jesus! Oh, sorry. Don't cry. Ninsoza akazi call me ninsoza akazi ndetse nguhamagara uze ntwara yes Yes we indaya mbaya mbana n'ibiraya hano Are you mad or something? You're a bad guy. Are you mad or something? Now me girls are too. ntabwo nawe ibyiza nk'ibi bari kubyitesha reba nawe kana gaciye bugufi reba ariko kana kazamuye ewana gashinguye mbega muri make y'agakinzirimo nanya ari ubwa mbere hari bageze hanze bari kumbonera ariko none hinde reba size sha niza size yewe data we ndebera nanjye sha dore we yawe reba nawe no kuno mumeze neza ya tumeze neza ariko mubaze ikibazo ndambaza abapolisi b'iki gihe mukora mu muhanda nuko musigaye mukora nawe uri umuntu so wewe Imana yakuremye nuko musigaye mukora ibintu birunganirana isafuriya buriya ikenera umupfundikizo utetse cyane nyine ko bagikonze ufite ku biceri ibiceri weho ibiceri ukireba ahangaha ushobora kuba ufite sibyo yabura wenda muzi yego musize ku kazi ariko nabivuga nabivuga nta kigenda nta ariko nabivuga reka dukine deal tuma ku biceri ubundi tugiye dupanga urashaka kugenda ngo ntabwo ngiye ushaka kujya kunira kuri madamu nimba abapolisi b'iki gihe ariko musigaye mukora akazi ubundi se uramuha amafaranga y'iki nushaka uriya mugore umureka agende mbese ubundi uriya mugore aryoshye nk'uyu mwana reka mubwire noneho sasa mukuriragaho ku kibuga mushaka nonaha mubwira nimero ze uhita umuhamagara agenda ubonye nageze mu rugo yagiye iriya mesi aryoshye se iki ko wagira ngo yaje banyunyuje n'isukari ahubwo hari ikintu ndi kubona wagira reka tukajya twumvishanya ukava kuri uyu ukajya kuri uyu nanjye ngahita njya kuri uyu tugahindura ninduranya nawe aho hantu dore uyu murasa njyewe dore aho hantu mwabukabije nawe ntacyo mundekere buki nanjye nakunze none ubwo rero mana yese nijoro ndebera aragera tukareshya nubwo musumba aratugera noneho njye nini bodo njye nini njyewe ndagiye mu rugo umugore amasaha yo gutaha arageze umugore se kandi iki cyane kandi tujye kumwirukana ndakajyanye ngiye gukarira mu rugo umugore ngo ndakijije ko niki werewe ntacyo reka twigendere niko sibabo amasaha yo gutaha madamu arimo arampamagara none nagira ngo tugende mu rugo tubikorere mu rugo tugende mite mfata madamu mite tugende
madamu sinagari bumva nakubona guteze se n'ubwambe ndagushyiramo wowe mutware upfuke utahumeka utakorora ntunakorore muri iki kintu mutwaye mugeze mu rugo nyijijishe kijya guhaha kijya kirajya mu nyamayi ahantu ntigezemo abantu babiri bajyamo ahantu n'abantu babiri bajyamo rwose kiravuga amasaha yacu kiravuga nuko kiravuga mbishaka kiravuga nuko imana yawe Are you mad or something? Are you mad or something? Now me girls are fool. Are you mad or something? I must confess, lucky back in the continue. ugeze nahageze nge sabangu adamaze mutware umva ceceke nuze no kwitsamu uri kumva agenda madamu turamujijisha ariko nagusamura niko uracyahumeka Niko. sawa ceceka none akorora ariko wari ukiriho nasigiye kugenda guhamagara ahubwo nakubwiye narinda inyuma ya office oya narindi ku kazi karura mu muzigo ngo mujyanire mu rugo gatugendere kandi umukozi ari kumamagara ko umwana yarize twihuse yarize je tugendeye baba we kunaniwe cyane mfashe umuzigo uragira ngo ngende nabone imbere de fasha ngoma nanjye si ibintu biremereye wahahiye he ni inka yose waguze ariko ni karori ni inshuterwa karori nago nago ingoma bashize mu ni inka yose wahahiye kutuza wowe uragira ngo karori musuzugure si mwene wawe si uko bavukana na mukuru wawe akoze niyo hasi aya mageremera gutya amagezi nge ntabwo ibi bintu nge ntabwo nabyishimiye none se amageremera atyo karori ni inshuti mfasha rero yewe koma tosu yinzigi nyari imifuka 3 y'umuceri irimo ndakora umuntu ashobora kuba aryoshye ariko wajora kamfashe se sheri kumbo naho zamahoro umunsi byagenze umunsi nahuye na stress ku kazi
abantu badafite ibyangombwa bahetse batanu. Umva ngiye kwigurira inyama Nyabugogo rero wampaye igihumbi cy'amagufa. Nyabugogo ari inyama zitagira amagufa. Nyine nizo nshaka. Ndengerezaho ya moto. Amafaranga se. Aho ko buze amahoro. Akazi umunsi bansirireje. Haruna kunyetse abantu batanu mu Uganda. Cyangwa n'umunaniro ufite. N'umunaniro ngiye kuba ndyamye. Yenda ujye kuburyamyeho rero kajye kugura agasosi nze mukora agasosi. No, reka mukubita gatike. Tega bisi nawe. Oya akamoto niko nshaka kugira ngo nihute nose kufite umunaniro n'inzara urumva nta banguka. Akiri tega moto. Noneho unaza n'icyushyu Nyabugogo uze gahoro witonze. Kugiye kumushyushya umunsi byagenze bitera. Umva nameze neza. Sheri genda amahoro. Ihute. Ushaka gutinde. Sawa. Yesu we, indaya mbaye, mbana n'ibiraya hano. Yesu we, indaya mbaye, mbana n'ibiraya hano. Shirumumba. Yagiye kigwa Nyabugogo. Nubu kubita nk'ukuyenda tugenda kugira vuba ngweke ataraza. Ese ahubwo ari ahantu hari amafaranga yabaye make umunsi. Ubwo Aya. Atike na kandi ka ruswa nariye. Uzamane. Kubangutse sheri. Kubangutse. None se nyamara zibuze ko urakujuraka. Ariko